abo basirikare rero igihumbi yavuze ngo bagomba kumufasha gutera u Rwanda nibo yise Kagoma. yego noneho anavuga ngo ibyo bagomba kuba bujuje ngo bagomba kuba bafite ibisazi nk'ibyo mfite. nk'imiyaga muri make nk'imiyaga. Hari umuntu wigeze gusetsa ari umugabo w'umusenateri hano mu Rwanda w'umunyamategeko yigeze guhurira muri deba n'undi mugabo w'umudepite, bahurira muri deba kuri televiziyo. noneho senateri w'umunyamategeko abwira depite ati kwishora kwifata ukishora muri deba y'amategeko ukayishora muri deba n'umunyamategeko mugiye kudebata ku mategeko ni nko kwiyahura. abo rero izo za Kagoma zivuga ko ngo zihagurutse, navuga ko ari abiyahuze, nta kindi umuntu yavuga, bari kwiyahura. kandi nshuti z'umurongo channel yacu Info France Rwanda, turabashuhuje, mumeze neza, tubakundira ko mukurikira ibiganiro byacu kandi mugatwoherereza comment zigaragaza ko mwagikurikiye cyangwa se mubikurikira, ndetse mukaduha n'ibitekerezo, ari nabyo uyu munsi tugiye guheraho kugira ngo tugire ikiganiro tuganira. Dufite n'umutumirwa usanzwe atugenderera, umuyobozi wa The Future TV, Bwana Ruti Roger. Nagira ngo abanze asuhuze abatwumva kw'iyi channel. Muvandimwe Ruti, wabanza ugasuhuza inshuti n'imiryango. abavandimwe bo kuri Info France Rwanda ndabasuhuje. nari maze iminsi Kayumba yaranyanze, ariko nishimiye kongera kubana nawe. hari haciye iminsi tutaganira, ariko ubu rwose ni sawa, tugiye kumenaho habiri. Ntabwo nakwanga, Imana izabindinde, ariko ndagushima ko witabiriye uzi igihango dufitanye. Ukuri ko naho ubundi iki kiganiro ndibwira ko tugiye kugitambukiriza igihe, kuko kuri channel cyangwa se ku cyo bise Ingirwa radio television Isi n'Ijuru iri ivugirwaho na biriya bigarasha ndetse na ziriya ntagondwa, noneho hakaba zira ngo ni Kagoma, noneho z'ingore zahagurutse za sizoye mu ndirimbo baririmbye ijya kumera yatambutse kuri RTL mu bategura jenoside yahitanye abatutsi benshi. Ndagira ngo tuganire, bariya badamu wawumvise? aba baririmbye ngo Kagoma ngo zirahagurutse, ngo zahagurutse, niba zabaye indege zacitse amababa. nabumvise, ziragenda n'ibirenge. nabumvise, yego. ariko nyine abadukurikiye, ikintu cya mbere twabanza kubibutsa ni ukubibutsa ngo Kagoma ni iki, ko hari ababa batarumva iryo jambo baryumvise bwa mbere. ngira ngo baribuka ubwo iyangirwa padiri uyobora guverinoma yo mu buhungiro yitwa Nahimana, ubwo yavugaga ngo irashaka ngo abantu batera ngo harageze ngo turabwejagura cyane, ngo barasakuza, ngo bahora babwejagura, ngo nta kintu amagambo ageraho, ngo igisigaye rero ngo icyo basigaje ngo ni ukwerura, ngo bagashaka ngo Kagoma igihumbi. ubwo izo yita Kagoma ngo ni abasirikare igihumbi ngo ashaka ngo bazamufasha gutera u Rwanda. ubwo ni amapeti se. abo basirikare rero igihumbi yavuze ngo bagomba kumufasha gutera u Rwanda nibo yise Kagoma. yego. noneho anavuga ngo ibyo bagomba kuba bujuje ngo bagomba kuba bafite ibisazi nk'ibyo mfite. ngira ngo abadukurikiye babanze bumva izo Kagoma zahagurutse. izo Kagoma ni inyeshyamba igihumbi za Nahimana, inyeshyamba zifite ibisazi, zafashwe n'ibisazi. izo zafashwe n'ibisazi. noneho izo nyeshyamba zikaba zarambiwe kubwejagura, ngo zikaba zije zihagurutse ngo zije ziteye u Rwanda.
ngo kandi yaravuze ngo izo nyeshyamba ngo zigomba kuba ziteguye no kumena amaraso y'abanyarwanda n'ibisiga biryana. n'ibisiga biryana. ngira ngo abadukurikiye babanze bumve abo bantu, bumve imiterere yabo, bumve na gahunda zabo, ariko kuba ari abantu bakomoka ari abantu ba Nahimana nyine w'umusazi, bahita bumva ko ni abasazi nyine, n'ibyo bavuga ni ibinyabasazi. nuko guhaguruka bavuga, abantu b'abasazi se bagira direkisiyo, bagira aho berekeza, ntabwo bazi niyo baba banahagurutse, ntibazi niyo bagiye, ntibazi n'ibyo bajemo. ni nk'imiyaga muri make ni nk'imiyaga. hari umuntu wigeze gusetsa, ari umugabo w'umusenateri hano mu Rwanda w'umunyamategeko, yigeze guhurira muri deba n'undi mugabo w'umudepite, bahurira muri deba kuri televiziyo. noneho senateri w'umunyamategeko abwira depite ati kwifata ukishora muri deba y'amategeko, ukayishora muri deba n'umunyamategeko, mugiye kudebata ku mategeko, ni nko kwiyahura. abo rero izo za Kagoma zivuga ko ngo zihagurutse, navuga ko ari abiyahuzi, nta kindi umuntu yavuga. bari kwiyahura kandi abiyahuzi nyine ubwo amaherezo yazo ni wabo watsenze, nta kundi. none ngo ikizihagurukije rero ni uko habuze ubumwe n'amahoro mu Rwanda, ngo byarayoyotse. menya zo Kagoma zarabanza zikubaka ubumwe n'amahoro mu Rwanda, zikagenda none zibonye amahoro n'ubumwe zubatse, yarayoyotse zigarutse kongera kuyasubizaho. none se koko Kayumba rwose, tujye tuba realisite, tujye tuba abo bantu bavuga ngo ni ba Kagoma, n'iza nterahamwe zasize zisha abantu hano mu Rwanda, n'iza nterahamwe zasize zisahuye igihugu, n'iza nterahamwe zasize imiborogo muri uru Rwanda, zigasiga imitima itarasubira mu gitereko, zigasiga abantu bahungabanye, zigasiga abanyarwanda mu bihe bibi bitigeze bigira ibibi biri munsi yabo. abo bantu basize bashenye igihugu, bagasiga basenya ubumwe bw'abanyarwanda, bagasiga bateje amacakubiri mu banyarwanda, bagasiga abanyarwanda barahungabanye, abanyarwanda bahora mu gitinyiro batikandagira. RPF ikaza igasubiza imitima y'abanyarwanda mu gitereko, ikaza igasubiranya igihugu, ikimika ubumwe bw'abanyarwanda. ubu ngubu tukaba turimo tunavuduka mu iterambere bidasanzwe, kubera twimakaje ubumwe bw'abanyarwanda, kubera ko twimakaje amahoro n'amajyambere adagira uwasiga nk'uko bo babikoraga. bo bageraga ivangura, bakaba bazi ko amashuri ni aya bamwe, utuzi abakora ni bamwe, abandi ntabwo baremewe gukora, ahubwo baremewe kuba abagaragu no kuba abaja no kwicwa n'inzara, no kwicwa n'ibiki byose. none abantu bahawe uburenganzira bungana, abantu bahawe amahirwe angana. ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko abo bantu ibyo bavuga, ubwo bumwe bavuga, ubwo bumwe se bumena amaraso, ni ubumwe bwoko ki? izo Kagoma igihumbi tuzi twumva ko ari izo kumena amaraso, ko ariko bavuze, ubu bumwe buri mu kumena amaraso ni ubuhe? niyo mahoro bumwe buri mu bumwe, niyo mahoro yabo nyine. n'ubundi amahoro yabo ni nkamwe ya Satani, yo muri 1994. ni nka bimwe bya Satani byo kuza kwica no kurimbura. hari ikiri n'ikihe no gukuraho rwose, no kwica no kurimbura, nicyo bakoze, nicyo bazwiho. ni amasatani yigendera, no kwiyita Kagoma. mbona bari kwanduza iryo zina, kuko iryo zina rwose nibarireke, nta kintu bazwiho. ibyo bakoze byo birazwi, ni bimwe n'ubwicanyi, ni ugusenya igihugu, kukihekura no kucyambura amaboko. ibyo kuvuga ngo ubumwe se ubumwe se bazi ubumwe barabuzi. hari utanga icyo adafite, niba akazazana ibyo bintu ntihazagire uwo babibeshya, kuko turabazi, turabazi, ntihazagire uwo babibeshya.
Imana iguha umugisha rero, ndagira ngo ukiri aho ngaho utancika. Bararirimba ngo umukara n'umweru birahabanye, inturo n'intama ntibigendana. Buriya ni kagoma z'umukara, ni kagoma z'inturo, sinzi icyo bashaka kugira ngo biyite muri biriya byuma. Ntiwamfasha kugira ngo twumve ni irihe bara bahita? buriya ni umukara n'umwijima, umukara ni inkozi z'ibibi, ni abantu basa nabi nyine, bijimye mu mvugo, bijimye mu bikorwa, bijimye mu ntekerezo. Ni abantu mbega bujuje ububi bwose bushoboka. Kandi ntabwo tubivuga kubera ko hari ikindi dupfa nabo, ahubwo icyo dupfa tugipfa n'ibikorwa byabo, tugipfa n'amagambo yabo, tugipfa n'ibyo basize banakoze hano mu Rwanda n'ubugome bwabo. Ibikorwa byabo birijimye, ibyo bakoze ubona ko ari abami b'umwijima, ni abagaragu b'umwijima. Rero bahabanye cyane n'umweru twese tubamo, n'umweru tuzi, n'umweru ugaragara, umweru ugaragarira n'isi, ku buryo isi ivuga iti u Rwanda ni igihugu cyo kwizerwa, u Rwanda ni igihugu cyo kugana, u Rwanda ni igihugu cyo gushoramo imari, u Rwanda ni igihugu gitekanye, u Rwanda ni igihugu gikwiye kwakira inama runaka izi n'izi. Ibihugu birashyuhira kuza mu Rwanda, abantu barashyuhira kuza muri vakansi hano, abantu barashyuhira kureba icyo bakorera hano, abantu barashyuhira kugira abayobozi bakomoka hano mu Rwanda. Igihugu giteza imbere abategarugori n'abari, igihugu gifite izina nyuma y'imyaka 28 kivuye mu mwobo, abo bagaragu b'umwijima bagisizemo. Rero ibyo by'abasazi basara bakagwa ku ijambo, ntabwo umukara rwose nta hantu wahurira n'umweru. Umukara uri aho ngaho muri za Kagoma, ntibigumire mu mwijima niwo bahisemo. Ariko icyo nkundira iki gihugu, icyo nkundira ubuyobozi bwiza bwacyo, ibiganza birarambuye, baje bakubita icyuhagiro bakabamurikira kuri uru rumuri, bakabagangahura, bakaza mu bandi, dore nta wange ubyaye ikibazo irakiriga. Kandi n'intambara zimwe igarutse barayitunganya. None muvandimwe, baragenda bakavuga bati nubwo tuvuze ko Kagoma ziyitirira amazina menshi ngo ni imikara n'inturo, ariko baragenda bakagera hepfo bakavuga ko rwose mbega bagiye gutabara ngo birenganure mu ndirimbo yayo, kandi ngo Kagoma zose nta n'umubare noneho bashyizeho. Ni ukuvuga ko Kagoma ni nyinshi, Kagoma ni ndende, zahindutse inturo z'umukara, none zirahagurutse. Ni ukuvuga ngo zizajya zimenyanira ku ibara ryabo, ari umukara, ari inturo nk'inturo, kandi inturo ubugome bwayo, ibibi inkoko, ibiki byose, none barashaka kwirenganura. Ziriya nturo, ziriya Kagoma, iriya mikara yaranganyijwe nande? Ninde yayirenganyije? Nibo birengagije ubwabo, nibo birenganyije ubwo bahitamo ikibi, bagahitamo guhemuka, bagahitamo ubugome, bagahitamo kumena amaraso, bagahitamo kwiba no guhemuka. Burya iyo uhisemo guhemuka, ntabwo uba uyobewe ko kudahemuka ari byiza, ntabwo uba uyobewe ko umutimanama wawe uba uyobewe ko ukubwira ko icyo ngicyo uri gukora ari kibi. Ni abantu bakuru bazi ko ibyo bakoze cyangwa n'ibyo barimo ari bibi. Ntabwo ni abantu batazi ko ibyo barimo n'ibyo magambo bavuga n'ibyo birirwa muri izo propaganda zabo zo kwangisha u Rwanda mu mahanga, bose ntibayobewe ko ari amahano barimo, kandi agamije guhishira amafuti yabo no gushaka kurengera ibyo bangije. Ese buriya ziriya Kagoma, ziriya nturo ko zivuga ngo zirahagurutse, zifite aho zizahagurukira, zizagenda n'indege, zizagenda n'ubwato, zizagenda n'amaguru, se zizaba zihagurutse ziva he zijya he? Kuko ngo zirahagurutse ngo ku isi yose. Ni na Assemblée Générale zigiye gukora n'inteko rusange. Ibi bintu byo wabidusobanuriye musesenguzi muvandimwe Ruti?
nibyo nayo ndi kuvuga, nizo zirenganyije, Mm. kandi abanyarwanda bakwiye kumva ko udashinga adashobora kubyina. Ni ukuri. abo bantu wabatsinze ntaho yagiye, Mm. kandi imbaraga zikubye kenshi. Ibyo byo Mm. kuvuga ngo za Kagoma ngo zirahagurutse, ngo ari izihe se? Mm. Zihagurutse hese? Zifite hehe ibyicaro? Zifite ibihe birindiro? Zihagaze ku ki? Mm. Ni abantu, ni za ngabo zo ku munwa, zifite ibisazi, ari nabyo bibashuka bakagira ngo ni abantu, kandi ari abasazi bigendera. Ibyo nibo bihemukiye, barehemukiye, kandi icyo gihemu cyabo banze kucyicuza, ahubwo kiracyabashora mu byaha, kiracyabashora mu kumva bakomeye kandi ntako bimereye. Ibyo byo kuvuga ngo za Kagoma zirahagurutse, ngo zigiye kugira gute, ibyo ni ibinya bari kwitera ngo barebe ko batera kabiri, ariko n'ibyo bari kuvuga ni inzozi barimo, kuko ntibanazikabya. Nka kwa kuri umuntu avuga ngo nk'aho hantu baba muri iyo myobo itandukanye babamo, none se nk'uwo nguwo ngo ni Nahimana, ngo ni padiri, ni perezida, ari mu Bufaransa, minisitiri w'intebe waba muri Canada, abandi bakabiyo mu myobo hirya hino. abo bantu bazatera baturutse ari abahe koko? Izo ni Kagoma z'inkorokoro. Izo ni Kagoma z'inkorokoro. ari abahe? Ari abahe? abo bantu ni abo bantu ntawe bakwiye gutera, ntawe bakwiye guhangayikisha, ni abasazi, barasaze. ahubwo twabarangira Indera rwose, bazaze tubajyane kubavuza Indera. Hano mu Rwanda hari ibitaro byiza, aho ngaho bari mu myobo yo mu Burayi na hehe ntibabona yo kwivuza. Bazaze tubavuze. None se Roja, urabona ubu noneho dufite Kagoma z'ingore za Sizoni. Ubushize twari dufite Kagoma z'abapadiri, harimo uwitwa Theophile. Koko urumva aba bantu uretse ko bavuze ko bafite ibisazi, kandi byumvikana ko gusara kwabo kugiye kubahagurutsa, yenda bakajya kwiyahura, kuko nibwira ko nta handi bashaka kujya no kwiyahura, wanabivuze. Izi Kagoma ni ukuvuga ngo abapadiri binjiyemo, abagore binjiyemo, bararangwa n'ibisazi. Ese tubamarira iki? Ni ubuhe butumwa wabagezaho kugira ngo n'ubundi wagiye uvuga amagambo yabafasha, ariko ndagira ngo noneho ugire ubutumwa bw'umwihariko? kugira ngo inama umuntu yagira izo za Kagoma n'abo basazi, bakwiye gusubiza agatima impembero, bakumva ko nta uwabatsinze ntaho yagiye, kandi imbaraga zikubye kenshi. Bakareka kuba abagaragu b'ikibi, bakareka kuba abagaragu b'ingeso mbi, bakareka kuba abagaragu b'ubugome, bakareka kuba abagaragu b'ubutindi, bakareka kuba abagaragu b'ubutiriganya, bakamenya ko burya nibwo batabibazwa hano ku isi, burya no mu ijuru bazabazwa byinshi. kuko ni abagome, ni abarozi. Ibintu bari gukora ntabwo byubaka rwose, kandi uwo bisenya bwa mbere nibo mbere n'abandi. Ubwo rero bakwiye gusubiza agatima impembero, bakava mu bubwa, bakava muri ubwo bugoryi. Niba ari amaramuko bashaka aho ngaho, bakayashaka mu bundi buryo byabananira, bagataha, igihugu kikabakira, kikabaremera, bagatangira ubuzima, ariko bakaba bamanjwe, kuko ariko ntacyo ashaka kubagezaho, kuko iherezo ry'ababi n'ubundi iherezo ry'abagome ntiriba ryiza, iherezo ry'abagome riba ribi. kugira ngo no kubibona abarengeje z'abantu bahemutse igihugu hano, bahekuye igihugu, ukuntu bari kugira iherezo ryabo rimeze, kandi na n'ubu n'abataragera ku iherezo rizaba ribi ibyo ari byo byose. Ubwo rero ntabwo bakwiye guhitamo nabi ngo bageze kuri urwo rwego. Nibahindure ibitekerezo, nibahindure. Urakoze cyane kubwira izo nturo, iyo mikara ngo ni Kagoma ngore, ariko urumva bivuye ku bagabo bigeze ku bagore. Urubyiruko se buriya rwo twarubwira dute kabaho? urubyiruko rwo nta kindi umuntu arubwira, urubyiruko nta kindi umuntu arubwira. Nibarebe ikibateza imbere, nibarebe ikibafitiye akamaro, nibarebe icyubaka imbere yabo heza.
birengagiza abantu bari kubashora mu bitabafitiye akamaro. Niba umuntu nta kintu agihomba, abantu bita ngo ni noriye na perida, abantu badafite icyo bahomba nka n'ahimana, nta muntu akwiye gushora ngo amwite kagoma ngo yemere. Nta muntu akwiye gushora w'urubyiruko ufite imbere heza, wize neza, uzi ubwenge, ufite akazi, urimo witegurira imbere ye heza, ngo yishinge ikigoryi cy'umupadiri kidafite icyo kiramira. Urubyiruko nirurebe ibirufitiye akamaro, rurebe ibifitiye akamaro imbere yabo heza, barebe ikizabubakira ejo heza habo heza, hazira ubukene, hazira ubutindi, hazira indwara, hazira amacakubiri, hazira ubuhunzi, hazira kwiruka, hazira akaga. Barebe iki kibafitiye akamaro, aba aricyo bakora, kuko ngira ngo barabona ibyo ba Nahimana biri kubabaho, barabona ko bahisemo nabi nyine, kandi amahitamo y'umuntu hari igihe amuhitana. Rero amahitamo mabi ntibayagendere kure, hato atazabahitana bakiri abajyambere. Nta kindi nababwira. Imana iguhe umugisha mutumirwa wacu mwiza Roger wa The Future TV. Uri umuvandimwe mwiza kuko utanze impanuro, utanze inama ku rubyiruko, ari naho cyane cyane tuba tugomba kwerekeza ibi biganiro byacu byo kugira ngo tugire u Rwanda rwiza, rugizwe n'urubyiruko rw'ejo hazaza kandi heza habo. Bityo ziriya nturo zahisemo kwitwa inturo, zikitwa imikara, zikitwa kagoma z'ingore, zasizuye mu buryo bugeze hariya, ukaba umaze kubahanura ubagiriye inama, nubwira ko ngo utanga inama nyinshi ngo ntamara ibinonko, niko babivuga, ngo nishatse kubirondogora. Ngushimiye ko ubwiye abatwumva ari kuri Info France Rwanda, ariko kuri The Future TV, twe bose baradukurikira, twagira ngo bumve impanuro utanze muvandimwe, ubusesenguzi utambukije hano kuri iyi radiyo, ingirwa radiyo ngo n'isi n'ijuru. Twagereranya yuko yahindutse nka RTLM ya kera yahagurukije abanyarwanda, cyane cyane abahutu, ngo bice abatutsi b'abavandimwe babo, bigatuma havamo jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Akaga tukaba tukazi, none bashaka kugira ngo bakagarura. Urakoze cyane kutuganira k'ubwo buryo, ariko nagira ngo usezereye ku batwumvaga muvandimwe Ruti. Batwumvaga, Imana ikomeze guha umugisha, ibarinde, ibakomeze, ibaherekeze, kandi bakore subscribe kuri The Future TV no kuri Info France Rwanda, bakomeze badushyigikire kugira ngo turusheho gusakaza ubutumwa bwiza bwubaka kandi bwubaka umuryango nyarwanda muri rusange. Imana iguhe umugisha, ubwo tuzakomeza ubutaha. Bye bye. Asante sana.